Murakaza neza mu kiganiro cyo kwibuka mugezwaho na Dr Jean Damascene Bizimana, Minisitiri muri Minubumwe. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi, yakusanyije anacukumbura amakuru ku bikorwa byagejeje u Rwanda muri Jenoside. Muri iki gice, aribanda ku ruhare rwa Jandarumuri mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uruhare rw'iyari Jandarumuri y'igihugu y'u Rwanda mu gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi hagati y'1990 n'1994. Inshingano za Jandarumuri y'u Rwanda kwari ukurinda umutekano w'abaturage no gukora iperereza ry'ibanze kugira ngo hamenyekane abateza ibibazo no kubashyikiriza ubushinjacyaha kugira ngo baburanishwe mu nkiko. Aho gusoza izi nshingano uko bikwiriye, Jandarumuri yo ikaba yaragize uruhare mu gushyiraho gahunda zibasira zikanakandamiza abari mu bwoko bw'Abatutsi no gushyigikira gahunda mbi zakwirakwizwaga n'abanyapolitike b'intagondwa z'Abahutu. Duhereye mu Kwakira 1990, mu bantu batawe muri yombi na Jandarumuri bashinjwa ibinyoma ko bafatanyije na FPR Inkotanyi, nta n'umwe wari ufite inyandiko zifungwa mbere yo gufungwa cyangwa mu bibuga by'umupira aho barundanyirijwe kuri za stade z'amaguru zari zarahindutse gereza. Kuri bamwe mu bafunzwe, amadosiye yakozwe hashize amezi menshi nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego z'iperereza zabasinyishije ku ngufu imbere y'ubushinjacyaha n'abajandarume n'abagenzuzi ba polisi, kandi abenshi cyane muri bo bagasanga nta cyaha kibahama. Muri icyo gihe, serivisi yari ishinzwe ubugenzuzi bwa polisi yari ishamikiye kuri Jandarumuri y'igihugu, ikaba izwiho kuba yarakoraga iyicarubozo kugira ngo abantu birege cyangwa bemere ibinyoma by'ibyaha batakoze. Ibi bikorwa by'iyicarubozo byakorerwaga kuri serivisi bitaga criminologie, yari iyobowe icyo gihe na Major Laurent Munyakazi. Abasirikare b'Abafaransa 4 nabo bakoraga muri iri shami bayobowe na Lieutenant Colonel Michel Robarde. Inkuru ibabaje y'aba Batutsi bafashwe muri icyo gihe cya 90 bagafungwa mu buryo bubi cyane, baregwa kandi babeshyerwa gukekwaho ngo gukorana na FPR n'indende. Iyo usomye amadosiye yateguwe icyo gihe na Jandarumuri barega aba bantu biganjemo Abatutsi, ubona bose barererwaga kuba ngo bafatanyije cyangwa bakorana n'umwanzi w'igihugu, ariko nta kimenyetso gifatika kigeze cyerekana icyaha baba barakoze. Uku niko byagenze, dutanze ingero ku bakozi 13 bakoreraga icapiro Imprimori yari yitwaga Sieva yari ya Sisevariste. Urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwafashe bwa mbere uwitwa Philippe Nkeramihigo wari umuyobozi w'abakozi, bamushinja ko ngo yakoresheje mu biro bye inama zishyigikira FPR. Nyuma bafashe abandi bakozi 4 barafungwa, aribo Kamanzi Theophile wayoboraga serivisi y'icapiro, Ntaganda Faustin wari ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi bwa Sieva, Rutayisire Celestin wari umuyobozi wa laboratoire na Munyandezo Swalidi wari umukuru w'ishami ry'ubucuruzi. Aba bantu bose bitiriwe ku ibyitso bya FPR Inkotanyi kubera gusa ko bakoraga ari Abatutsi muri Imprimori ya Sieva, kandi cyangwa se kubera ko bari inshuti za Sisevariste n'abo bakozi bandi. Ibyo birego bikaba bigaragara muri dosiye yabo yo gufatwa yakozwe n'urwego rw'iperereza nk'uko twabivuze haruguru. Urwego rw'iperereza kandi rwataye muri yombi abagore b'Abatutsikazi bakoraga muri icapiro rya Sieva, babashinja ibinyoma ko ngo bakoraga indangamuntu bakazoherereza Inkotanyi. Abafashwe ni Uwimana Razia, Nyirazesa Jeanne, Mukamazimpaka Marcel, Mukamurigwa Ernestine, Mukasekuru Dative na Mukanyundo Eugenie. Aba bagore barakubiswe bikabije ku buryo Mukamazimpaka byamuviremo gupfa muri Mata 1991. Mukamurigwa yafunganywe n'umwana we utarageza ku mwaka. Abatutsi bose babanje gufungwa no gukubitirwa kuri sitasiyo ya Jandarumuri ya Gikondo yari iyobowe na Lieutenant witwaga Barinda waruzwiho ubugome bukabije. Bahise bimurirwa muri gereza nkuru ya Kigali tariki 13 z'ukwa 10 1990. Muri dosiye yakozwe n'urwego rw'iperereza, ibirego byarezwe Mukamazimpaka na Mukamurigo bavuze ko ngo, ndabivuga uko byanditse, ngo bakoreshejwe n'icapiro Sieva kugira ngo bakore indangamuntu zashyikirijwe Inkotanyi. Urwego rw'iperereza ruvuga ko uwatanze amakuru ari uwitwa Leocadia Mukamana. Twibuke ko muri kiriya gihe uregwa ntiyabashaga kubona ubufasha bw'abunganizi mu mategeko. Ikindi kandi umuntu wese wangaga Umututsi yashoboraga kumushinja ibinyoma no kumuhimbira ibyaha, kandi bikemerwa zaba inzego z'iperereza cyangwa se Jandarumuri y'igihugu, nyamara nta bimenyetso bifatika bihari. Muri dosiye z'abakozi bose b'icapiro Sieva bafunzwe nk'uko twashoboye kuzisesengura, biratangaje kubona ko bose bashinjwaga n'umuntu umwe witwa Leocadia Mukamana. Uyu mudamu byanze bikunze yari umwe mu bari hafi y'abari ku butegetsi mu kazu, kuko nta yindi mpamvu tubona yatuma umuntu umwe ashobora gushinja ibinyoma abakozi barenga 10 b'Abatutsi, kandi bose bagahita bafungwa hashingiwe ku magambo yonyine, nta bindi bimenyetso bifatika byagaragajwe.
twashoboye kubona urutonde rw'abantu bafashwe na jandarumori mu gihe cy'icyumweru cya mbere cyo guta muri yombi bitwaga ibyitso bya FPR mu Kwakira 1990. Izi ntonde ntabwo zuzuye kuko umubare w'abantu bafunzwe bari hafi 10,000. Abo twashoboye kubona ni dosiye z'abantu 248 batawe muri yombi na sitasiyo ya jandarumori ya Nyarugenge, 81 batawe muri yombi na sitasiyo ya Nyamirambo na 88 bafashwe na sitasiyo ya Gikondo. Abayobozi b'ubushinjacyaha banditse kuri izi ntonde ko abo bantu batawe muri yombi mu buryo butemewe, nta mpamvu ikomeye cyangwa nta kimenyetso kigaragaza icyaha, kandi ko bafunzwe bazira gusa kuba ari abatutsi bakekwaho kuba ari ibyitso bya FPR kubera ko ngo bene wabo bari mu mahanga kandi abasigaye mu Rwanda ngo nta kindi bari gukora uretse kuba ibyitso byabo, niko ubuyobozi bw'ubugenzacyaha bwabyanditse. Amadosiye ya Brigade ya Nyarugenge yakozwe n'abajandarume bakurikira: Lieutenant Colonel Jean Ntayinteranya, Major Munyakazi Laurent, Kapiteni Hakizimana, Komanda Nzabonimpa, Komanda Mpatswe n'umugabo, Lieutenant Habyarimana, Lieutenant Nkurikiye, Lieutenant Bizumuremyi, Bizimungu, Rusigi na Bikweno, Adjudant Chef Bukera, Sergeant Major Nzamuye, Semahore, Kageme, Sengimana Ndikubwimana, Sergeant Bizimana, Bigirimana na Rukamata. Kubafungiwe kuri sitasiyo ya Nyamirambo, dosiye zabo zateguwe na Komanda Nzabonimpa, Major Munyakazi na Sergeant Hitimana. Amadosiye amwe akavuga yuko bafashwe n'abasirikare. Kuri Brigade ya Gikondo, amadosiye yakozwe n'abajandarume bakurikira: Lieutenant Colonel Ngayinteranya, Major Munyakazi, Major Rwarakabije, Komanda Nzabonimpa, Kapiteni Hakizimana, Kapiteni Habimana, Kapiteni Munyawera, Lieutenant Nkurikiye, Barinda Ntirugiribambe na Ndayisaba, Lieutenant Ngororabanga, Murego na Bikweno, Adjudant Ntawitonda, Sergeant Major Dukurikiza Yezu na Sergeant Mudakemwa. Dukurikije amakuru yatanzwe muri dosiye zabo uko ameze, abenshi mu bafashwe bavuze ko bitiriwe ko ari ibyitso ngo bya FPR kubera gusa ko bari abatutsi, cyangwa kubera ko igihe ngo bafatwaga batari bafite indangamuntu cyangwa uruhushya rwo gutura mu mujyi wa Kigali. Hariho kandi abantu bafatwaga nk'ibyitso bya FPR ariko nyuma bagatangwa cyangwa bagashinjwa ngo nabo bari baturanye. Ibyo gusa gushinjwa n'abaturanyi bikakugira ibyitso cy'inkotanyi. Mu bafashwe bose, 3 gusa nibo bagaragajweho ibyaha bakurikiranweho by'umwihariko. Uwa mbere ni uwitwaga Emmanuel Masengesho wakoraga muri banki ya Kigali. Uyu nguyu yashinjwe ngo kugira ubuhare n'ubufatanye na mushiki witwaga Violette Murorunkwere wakoraga mu kigo cya leta cy'itangazamakuru Orenfor. Aba bombi bakaregwa ngo kuba barakusanyije amafaranga yo kohereza muri FPR. Muri dosiye yabo havuga ko aya mafaranga yashyirwaga kuri konti ya Masengesho kandi ko abanyamuryango ba FPR bayabikurizaga muri banki i Bujumbura, nyamara uretse izo mvugo nta kindi kimenyetso kibyerekana. Wa kabiri witwaga Hamisi Bazoza wari umushoferi mu kigo cy'igihugu cyo gutwara abagenzi cyitwaga Onatracom. Yashinjwe kuba ngo yararashe mu kigo cya gisirikare cya Kigali akoresheje imbunda ya mitrailleze ngo akarasa aherereye mu Biryogo, agace kegereye iki kigo. Aya makuru akaba yaratanzwe n'uwitwa Kayitare nawe wari umushoferi muri Onatracom. Bikaba bigaragara mu by'ukuri ko uyu Kayitare yashinje mugenzi we mu rwego rwo kumuharabika no kumubeshyera bitewe n'amakimbirane bashobora kuba bari bafitanye hagati yabo cyangwa se urundi rwango. Wa gatatu warezwe ni Evariste Kalisa wakoraga muri Electrogaze nk'umuyobozi w'imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi mu mujyi wa Kigali. Muri dosiye ye havugwa ko yashinjwe n'umuyobozi wa sitasiyo ya Electrogaze ya Kigali witwaga Yonatani Ntirikwendera na Augustin Hakizimana wari umuyobozi wa sitasiyo ya Gikondo. Bahimbye ikinyoma bavuga ko Kalisa yatwaye imfunguzo zose z'icyumba cy'amashanyarazi agana mu duce tw'amajyaruguru n'amajyepfo mu mujyi wa Kigali, kandi ko yasabye bagenzi be kumuha amakarita atanga amakuru ku mirongo yose y'amashanyarazi yo mu mujyi wa Kigali. Igihe bangaga kumuha aya makuru ngo yararakaye. Abamushinja bakavuga ko intego ye ngo yari yo guca amashanyarazi agana mu kigo cya gisirikare cya Kigali. Akaba rero ngo yaratawe muri yombi hashingiwe kuri iki kirego kimwe cy'igihimbano kandi kidafite n'ibimenyetso bifatika. Ibi niko bigaragara muri dosiye ye, ariko mu by'ukuri ubusesenguzi bwerekana koko iyi dosiye ya Kalisa ari dosiye mpimbano. Hagati y'umwaka w'1990 n'1994 jandarumuri yagaragaje ibikorwa by'urugomo byagiye bikorwa abatutsi bigizwemo uruhare n'abajandarume, kandi ababikoze ntibigeze bagezwa na rimwe imbere y'ubutabera cyangwa se urundi rwego urwo ari rwo rwose. Dutanga ingero. Tariki ya 9 Gashyantare 1993 mu nimero yacyo ya 4 ikinyamakuru cyitwaga Ruflambo cyakoranaga bya hafi n'abatavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda cyasobanuye hifashishijwe amafoto uburyo abasirikare b'Abafaransa bafatanyaga n'ingabo z'u Rwanda mu kurwanya ingabo za FPR Inkotanyi. Ku manywa y'ihangu umujandarume w'Umufaransa witwaga Major Courrier wakoranaga n'ishami rya polisi rishinzwe kugenza ibyaha muri jandarumuri y'u Rwanda yagiye ku cyicaro gikuru cy'iki kinyamakuru gutoteza no guteza ubwoba abanyamakuru no kubategeka kwerekana umwirondoro w'umuntu wabahaye ayo makuru n'amafoto y'Abafaransa yafatiwe ku rugamba.
umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru Adrian Rangira yahise atabaza itsinda ry'indorerezi z'abasirikare badafite aho babogamiye ryitwaga GOM n'iz'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OUA, bakaba barasabye Major Collier kureka abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye kandi nta nkomyi. Ariko uyu mujandarume w'Ubufaransa ntihagarukiye aho. Avuye muri Roframbo yagiye muri laboratoire y'amafoto yitwaga Photolab, maze ashinja babiri mu bakozi bayo b'abatutsi witwa Rudasingwa Japhet na Byukusenge Anne Maria kuba aribo batanze ayo mafoto yavugwaga. Aba bakozi bajyanywe mu biro bya gendarmerie byari bizwi ku izina rya criminologie, barakubitwa bakorerwa n'icwa rubozo, gusa baje kurekurwa babifashijwemo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yari yaburiye imiryango yabo. Twabibutsa ko Ubufaransa bwohereje mu Rwanda abajandarume b'Abafaransa 4 bari bayobowe na Colonel Michel Robarde, bashinzwe cyane gukoresha ikoranabuhanga mu gukora urutonde rw'abakekaho kuba ibyitso by'inkotanyi ndetse no kugaragaza ubwoko bwabo. Izi ntonde zakoreshejwe n'abicanyi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 igihe yategurwaga. Tariki 22 Ugushyingo 1992, abaturage 43 bo muri Serire Nyakabanda mu mujyi wa Kigali muri segiteri ya Kicukiro yari komine Kanombe bohereje Minisitiri w'Intebe ibaruwa imumenyesha ubwicanyi bwakozwe n'abayoboke b'ishyaka rya MND na CDR muri Serire. Iyi baruwa yasobanuraga uburyo abatutsi n'abahutu mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaze amezi 2 bahohoterwa. Ibaruwa yavuze ko kuva muri Nyakanga 1992 ibikorwa byinshi by'urugomo rutagira uruvugiro byakozwe n'itsinda ry'interahamwe zari zariyise Inyange za Remera. Iyo baruwa yerekanaga kandi ko ubuyobozi bwaretse ababicanyi bagakora ibyabo kuko na bamwe mu bafashwe abajandarume ntibabafunze igihe kirekire. Dore amwe mu magambo abigaragaza muri iyo baruwa. Barandika bati: Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mu magambo make twifuje kubagezaho amahano izo Nyange za Remera z'interahamwe zakoreye abaturage ba Serire Nyakabanda kuva muri Nyakanga 1992, tariki 27 Nzeri 1992, interahamwe zagabye igitero kwa Ngoga Siriyaki, Muniga Ntama na Rukiya Uraye neza. Basenye inzu zabo kubera ko ari abatutsi. Abantu 9 bakodeshaga amazu ya Ngoboka bahise banemeneshwa kuko bari mu mazu y'ikitso cya FPR. Tariki 28 Nzeri 1992, Paul Zikanga, umuyobozi w'umutwe w'interahamwe z'iyisi Nyange, yafatanywe grenade ubwo yari mu kabari aho yari amaze igihe yidoga avuga ko abaturage bo muri Serire Nyakabanda badashobora kumva ijambo na rimwe uretse kumvishwa na grenade. Yatawe muri yombi n'abajandarume bo kuri Brigade ya Remera ari nko kwikiza kuko nyuma y'iminsi mike yaje kurekurwa. Bakomeje guhungabanya umutekano ariko ntibahanwe. Tariki ya 12 Ukwakira 1992, interahamwe ziyobowe na Bernard Dusingizemungu zasahuye amazu ya Bazirisa, Eliane Mukankusi, Ambroise umukozi wa Gasutamo, Bernard uzi ku izina rya Mirenge, Boniface Uzabatunga, Claude na Micheline. Nyuma y'iki gikorwa cy'urugomo bahise birukanwa mu ngo zabo. Interahamwe zababwiye ko bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi mu ntara bakomokagamo y'amajyepfo. Tariki ya Ugushyingo 1992, interahamwe zasenye inzu ya Natalia Mukamurera, iya Solange Nyirabahima, Philomene Mukakimenyi, Donatira Mukamurera na Maniraguha. Barabasahuye kandi abo bantu 5 birukanwa mu ngo zabo. Igihe umuyobozi w'izi nterahamwe witwa Aloyizi Ngirabatware yamenyaga ko yangwa n'abaturage nubwo yari afite ubudahangarwa, yakoresheje amayeri ubuyobozi abuha Thomas Kabonabake, wari umunyamakuru w'ikinyamakuru Echo de Mille Collines, wari wariyemeje guteza urugomo n'imvururu no kumena amaraso y'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abatutsi. Mu gusesengura iki kibazo byagaragaye ko gahunda ya Thomas Kabonabake nta kindi yari igamije uretse gutera imvururu muri Serire Nyakabanda hagamijwe gukwirakwiza mu mujyi wa Kigali ibihuha n'urwango kugira ngo abatutsi bashobore kwicwa. Ibintu bibabaje byagaragaye mu gitero izo Nyange zagabye Gikondo, Gatenga, Kanombe, Remera n'ahandi. Thomas Kabonabake yari afite ubushobozi bwo guteza ibyago nk'uko yabitangaje mu ijwi riranguruye ko afite interahamwe 80 kandi byose bisaba ifirimbi imwe yo kubahamagara. Tekereza umuntu ucumbikiye akanagaburira interahamwe 10, abenshi ari amabandi, mu gihe ubwe nta kazi kazwi akora ndetse n'icyo kigirwa nyamakuru cye kikaba kitagurishwa ntabakiriya bakigira. Izi nterahamwe zikaba zarashyize bariyeri mu muhanda imbere y'urugo rwe guhera saa 12 z'umugoroba, zasabaga ibyangombwa abacagaho ndetse bakanabambura ibyo babaga bafite iyo babaga cyane cyane ari abatutsi. Muri make hari bimwe mu bikorwa by'urugomo rwakorwaga nawe. Ingero: ku mugoroba ku itariki 26 Ukwakira 1992, umugore we Yudita Kawera yashotoye umuturanyi we Antere Nyirimana amutuka amubwira ko yamwohereje igitero cy'interahamwe. Nyuma y'iminota mike Kawera yarahindukiye azana interahamwe zishaka guteza umutekano muke, ariko abo kwa Nyirimana baricecekera ntihagira ugira icyo asubiza kuri ubwo bushotoranyi bwabo. Tariki ya 27 Ukwakira 1992, ku itegeko ry'umugore wa Kabonabake, interahamwe zateye umuturanyi we Mupfakazi Sada wari ufite butiki hafi aho, bamuteye ubwoba bashaka ko yimuka akava aho hantu,
kugira ngo bamwereke ko bamaramaje mu bikorwa by'urugomo, baje gutera icyuma umukozi we bamusiga asamba. Ibi byose bikaba ibikorwa by'urugomo n'iterabwoba Kabona Bake yakomeje gukora abisubiramo, ntafatwe na gendarmerie cyangwa se urundi rwego. Twasuzumye iki kibazo twitonze, twasanze ko byari bigoye cyane, kuko mu gihe cyose ubuyobozi bwa komine bwageragezaga gukemura ibibazo, ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bwa gendarmerie n'ubwa parike bahitaga babyivangamo bakamurekura. Ku bijyanye na gendarmerie, ikibazo kikaba cyaraterwaga n'imyitwarire y'abayobozi bayo b'ako gace n'uwayoboraga brigade ya Kicukiro, kuko we mu mabwiriza yatangaga yari yarivugiye mu ruhame ko atazigera afunga interahamwe. Mu by'ukuri ukoze iperereza kuri izo mvururu uzasanga nta nterahamwe yigeze ifatwa kubera ibikorwa bibi zakoze, nubwo hari abajandarume babaga bari ku burinzi bakora patrouille amanywa nijoro. Barakomeza babyandika bagira bati, niba ubona ko tuvuga ibinyoma nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, twiteguye kugusaba imbabazi. Niba tugarutse ku mikorere mibi ya komine, tuzi neza ko yataye muri yombi bamwe muri aba bantu ibashyikiriza ubushinjacyaha, ariko bwacya bakarekurwa bakagaruka muri rubanda bidegembya birata, bagakomeza bya bikorwa byabo by'urugomo n'ubugizi bwa nabi. Muri bo twavuga bakurikira: Vovo uzwi ku izina rya Zahirwa, Ukunda Yezu uzwi ku izina rya Etincelle, Paul Zikanga, Sengimana, Claude Kalisa uzwi ku izina rya Jida, Madeleine Uwamahoro uzwi ku izina rya Kabwa, André Habyarimana uzwi ku izina rya Yayu, Jean de Dieu Kagabo uzwi ku izina rya Colonel Baradoc Gatabazi n'abandi. Ntitwakwibagirwa kubamenyesha ko Minisitiri w'Intebe ko dosiye ya Kabona Bake n'umugore we iri mu maboko y'ubugenzacyaha, ariko nta kigeze gikorwa. Ntabwo twumva impamvu batigeze bafatwa ngo bafungwe, kandi buri munsi barahungabanyaga umutekano w'abaturage. Ku ya 13 Ugushyingo 1992, Kabona Bake ubwe yishe Premier Sergent Major Baritazari Munyampanzi abifashijwemo n'umutwe w'ingabo zirinda Perezida Habyarimana zayoborwaga na Lieutenant Turatsinze. Ibi bikaba byarakozwe mu maso y'abaturage. Ngibyo ibikubiye muri iyo baruwa bandikiye Minisitiri w'Intebe. Izi ngero n'izindi nyinshi ntizagaragaye muri iyi baruwa, ariko n'izindi zitagaragaye zaberaga mu mujyi wa Kigali ku mugaragaro, zigakorwa mu rwego rw'ihohoterwa, iterabwoba n'ubwicanyi, bigakorwa n'interahamwe ku bufatanye n'abayobozi ba gendarmerie, mu gihe aribo bakagombye guharanira amahoro n'umutekano by'abaturage. Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe muri komine Kicukiro, bwatumye tariki 4 z'ukwa 9 1992 hateranye inama y'inzego nkuru za gendarmerie yari iyobowe na General Ndirimana. Abitabiriye inama bari abakurikira: Burugumesitiri wa komine Kicukiro Evariste Gasamagera, Major Jean Marie Vianney Nzapfakumunsi wayoboraga gendarmerie y'umujyi wa Kigali, Major Innocent bavuga menshi wari umuyobozi wa kompanyi yitwaga Quartier General, Komanda Pierre Claver Karenzi Karangwa wari ushinzwe iperereza muri gendarmerie y'igihugu, Kapiteni Defonse Mugiraneza nawe wakoraga mu iperereza rya gendarmerie, Lieutenant Vincent Karekezi wari komanda ya Peloton d'intervention ya discipline yari ishinzwe gutabara na discipline, yari irimo na Lieutenant witwaga Leon Mpozayo wari umunyamabanga n'umwanditsi w'inama. Iyi nama yagaragaje ko hari ikibazo cy'umutekano muke muri komine ya Kicukiro, kandi ko ubwicanyi bwitwajwe intwaro bwakunze kugaragara cyane cyane mu duce twa Gatenga, Gikondo, Kicukiro Centre hafi ya Provia na Ziniya. Mu bagizi ba nabi byagaragaye ko bamwe bari bambaye imyenda ya gisirikare cyane cyane Gikondo. Umuyobozi wa komine yavuze ko umuyobozi w'abicanyi ari witwa Mpangare, ariko ntiyasobanura impamvu Mpangare adafatwa ngo afungwe cyangwa akurikiranwe, kandi abazi neza uwo ari we n'aho atuye. Muri Werurwe 1992 ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwakorewe muri komine ya Mbogo muri perefegitura ya Kigali Ngari. Muri icyo gihe hamenyekanye abatutsi 19 bishwe. Abatutsi benshi bo muri Mbogo mu murenge wa Ruhanya, akagari ka Bukoro, barahunze bava mu byabo. Abafite ubushobozi bahungiye mu mujyi wa Kigali, abandi basubira mu ngo zabo mu buzima bw'iterabwoba rya buri munsi, ari nako bakomeza kugabwaho ibitero no kwicwa. Mu mwaka wa 1993 ubwicanyi bwarongeye muri iyi komine ya Mbogo. Hagati ya 21 na 28 Gashyantare 1993 abatutsi bo muri segiteri ya Ruhanya na Mbogo barahohotewe, abantu 18 bazwa amazina barapfa. Mu ijoro ryo ku itariki 25, 26 na 27 Gashyantare 1993 umuryango w'umusaza witwa Gatanazi wagabweho igitero. Abantu 8 batwikiwe mu nzu zabo ari bazima. Abana 2 gusa nibo barokotse, aribo Antoine Kabanda na mushiki we Venantia Gasengayire. Abishwe naba bakurikira: Michel Gatanazi wari umusaza w'imyaka 80, Charlotte Kabanyana umugore wa Antoine Kabanda, Agnes Gatanazi Kamurenzi wari ufite imyaka 74, Tarisisi Niringiyimana, Felix Nibizi wari ufite imyaka 6, Olive Nyirahene umwuzukuru wa Gatanazi, umwe mu bana 4 ba Kabanda, Jacqueline Twizere na Beatu Ingabire. Nyuma y'ishwa ry'umuryango wa Gatanazi, Burugumesitiri wa komine Mbogo Vincent Twizeyimana yarabimenyeshejwe, ariko ntabwo yigeze ajya ahubwo bwicanyi bwabereye ngo ashyingure n'izo nzirakarengane, ndetse n'abaturanyi ntibigeze bashyingura iyo mirambo yashengukiye ku gasozi. Konseye wa segiteri na responsable wa serire ntibigeze baterwa ubwoba n'ubwo bugome cyangwa se ngo babuhagarike.
ubwo bwashyirwaga ahagaragara n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru bari bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi, nibwo iyi mirambo yashyinguwe n'abandi batutsi bari baturutse muri Sorongi aho bari bahungiye. Uretse umuryango wa Gatanazi wo muri komine ya Mbogo, abandi batutsi bishwe mu ijoro ryo kuwa mbere kugeza ku itariki 2 Werurwe 1993 barimo aba bakurikira: umugore wa Jean Habimana witwaga Catherine Mukamana, umwana wa Mugana Jabo rufite imyaka 4, uruhinja rwe Ndayambaje rwari rufite amezi 9, Nyirabandi wari ufite imyaka 62, Uzayisenga umukobwa wa Habimana wari wavutse mu mwaka wa 1958, Donata Musabyimana mushiki wa Habimana, Musatsi mwene Habimana wavutse mu mwaka wa 1986. Umwe mu barokotse muri uyu muryango ni umuhungu wa Habimana wavutse mu mwaka wa 1990, yaratwitswe bikomeye aranakomereka. Nyuma y'ubwo bwicanyi, abantu 393 muri Perefegitura ya Kigali bandikiye Perezida Habyarimana ibaruwa imusaba kurinda abaturage babangamiwe, bamumenyesheje ko abayobozi ba komine n'abasirikare aribo bagira uruhare muri ubwo bwicanyi mu mwaka wa 1992 waranzwe n'umubabaro mwinshi ku batutsi bo muri Perefegitura ya Kibuye, cyane cyane abari batuye mu makomine ya Rwamatamu na Gishyita. Imvururu zatangiye ku itariki ya 20 Kanama 1992 zimara icyumweru. Amasegiteri yibasiwe cyane ni segiteri ya Ngoma, Mpembe, Mara na Marangara zo muri Gishyita, Nyagahinga, Mugozi, Rwabisindu, Butembo na Gitsindwe muri Rwamatamu. Amazu 500 yaratwitswe, abantu barenga 5000 bahungira kuri paruwasi ya Mubuga na Kibingo no ku biro bya komine Rwamatamu. Inzego z'ubutabera zananiwe inshingano zazo zo gukurikirana abakoze ayo mahano, nk'uko byagaragaye muri telegaramu y'ibanga yo ku itariki 24 Kanama 1992 yashyikirijwe Minisitiri w'Intebe n'umuyobozi mukuru w'urwego rwari rushinzwe iperereza mu gihugu imbere, Dr. Augustin Yamuremye. Iyi telegaramu yari igenewe Minisitiri w'Ubutabera kandi yamagana imikorere mibi y'ubushinjacyaha bwa Kibuye na Gendarmerie mutakurikiranaga abakoze ihohoterwa ryakorewe muri komine ya Gishyita muri Kibuye. Dr. Yamuremye yerekanye ko hari umubare muto w'abantu bafashwe bagafungwa by'agateganyo, ariko ko abo bantu barekuwe kubera ko umushinjacyaha atateguye imanza zabo kandi ntakurikize amategeko y'ifungwa. Ibi bikaba byaragaragazaga, nk'uko Dr. Yamuremye byanditse, ubushake buke bw'umushinjacyaha utarashatse gukurikirana abateje umutekano muke n'ubwicanyi. Nk'uko bigaragara kandi mu nyandiko yo ku itariki 11 Gashyantare 1991 yanditswe n'uwari umukozi uhagarariye urwego rw'iperereza ku Kibuye witwaga Didas Dushimiyimana, aho yavugaga ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi ku Kibuye muri 1992 bwari buteganyijwe kuva mu mwaka wa 1991. Muri iyi nyandiko Didas Dushimiyimana avuga ko inama y'umutekano yabaye tariki ya 11 Gashyantare 1991, abaturage bo ku Gisenyi ngo bateganyaga gutera abatutsi ba Kibuye bakabica nk'uko bari barabikoze muri Gisenyi. Didas Dushimiyimana yakomeje avuga ko muri iyi nama y'umutekano Perefegitura ya Kibuye yayivugiyemo ko Perezida Museveni ngo afite umugambi wo gutera ibihugu bya Kenya, Tanzania, u Rwanda n'u Burundi agamije kwakwiza ubutegetsi bw'Abahima n'Abatutsi. Didas Dushimiyimana yashoje avuga ko muri iyi nama hafatiwe icyemezo cyo gutanga intwaro mu baturage ba komine zegereye ikiyaga cya Kivu. Yongeraho ko abahutu ba Gisenyi bari biteguye no gutangira kugaba ibitero muri Kibuye. Yaje gutangaza kandi ko ngo abahutu bo ku Kibuye barutwa n'abatutsi b'i Burundi. Bivuze ko abahutu ba Kibuye ngo babaye ibigwari n'abagambanyi kuri leta, kuko ngo bitabaye ibyo bari kuba baramazeho abatutsi. Uburemere bw'ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri Kibuye mu mwaka wa 1992 bwagarutsweho n'inzego zo hejuru za Gendarmerie y'igihugu mu nama zitandukanye. Inyandiko mvugo y'inama yo ku itariki 29 Kanama 1992 yabereye ku cyicaro gikuru cya Gendarmerie. Abitabiriye inama aba bakurikira: Major Paul Rwarakabije, Komanda Pierre Claver Karangwa, Kapiteni François Nkurikiye, Kapiteni Jerome Ngendahimana, Kapiteni Defonse Mugiraneza, Lieutenant Leon Mpozayo, Lieutenant Esperance Mukamusonera na Lieutenant Mathias Sabimana ari nawe wabaye umwanditsi w'inama. Bagaragaje ko gahunda y'inama rigizwe n'ingingo imwe gusa ijyanye n'umutekano muri cyo bari muri Perefegitura ya Kibuye. Muri iyi nama hemejwe ko ubwicanyi bwo ku ntera yo hejuru bwakorewe muri komine ya Gishyita na Rwamatamu, kandi ko umwuka mubi w'amakimbirane wari wiganje mu baturage ba komine Gisovu na Gitesi. Iyi nama yibukije kandi ko tariki 27 Kanama 1992 ko Minisitiri w'Intebe ari kumwe n'abagaba bakuru babiri w'ingabo n'uwa Gendarmerie bagiye gusura amakomine ya Gishyita na Rwamatamu, kandi ko babonye ko abantu benshi bahunze. Bahise bakora inama n'abaturage maze bahitamo gushyiraho komisiyo idasanzwe ishinzwe gushyira ahagaragara intandaro y'urwo rugomo n'ababigizemo uruhare. Umuyobozi mukuru wa Gendarmerie Ndindirimana yabwiye abitabiriye inama ko akurikije ibyo yiboneye, izo mvururu ngo zishobora kuba zaratewe n'impamvu ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ngo kubera imbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika ngo harekuwe amabandi menshi hamwe n'ibyitso bya FPR niko babitaga,
ngo bakaba aribo bagiye hirya no hino mu gihugu ngo bagahura buri munsi n'urubyiruko rw'imitwe ya politike cyane cyane abo muri MDR. Ku bwa Ndindirimana, abo ngo nibo bateje umutekano muke kandi ngo bakoreshwa na FPR. Abo ngabo kandi ngo bafashijwe n'abatutsi bo mu ishyaka rya Parti Liberal, ngo bacengeye mu giturage ngo akaba ari bakongezaga umuriro bagateza imvururu, umuriro wamara gufatwa bakihungira, ngo ku buryo ibikorwa byo kwirwanaho byakozwe n'abahutu ari byo byonyine byagiye ahabona. Ku bwa Ndindirimana, ibi byose ngo bikaba byari bigamije kuburizamo imishyikirano y'amahoro. Impamvu ya kabiri yari ishingiye, nk'uko Ndindirimana bivuze, ngo yari ishingiye ku myitwarire y'intagondwa z'abahutu n'abatutsi, ngo bari bafite inyungu zabo muri izo mvururu. Amagambo ya Ndindirimana rero nk'uko bigaragaza ashinja ibibazo by'umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ryakorewe muri komine ya Gishyita, akabishinja abarenganwaga, ni ukuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye umugambi w'ubwicanyi. Amagambo nk'ayo y'umuyobozi wa gendarmerie yashyigikiraga intagondwa z'abahutu zari ku isonga z'ubwo bwicanyi, yerekana ko yari azishyigikiye kandi ko ibyo zakoraga byemerwaga na gendarmerie yari ayoboye. Muri raporo y'uruzinduko rwo ku itariki ya 1 Nzeri 1992 yashyizweho umukono na Jean Ndindirimana ubwe, harahagaragajwe ko umwe mu bayobozi bashishikarije abaturage b'abahutu kwica abatutsi ku Kibuye yari umuyobozi w'abajandarume muri Kibuye witwaga Liyetona Bizumuremyi. Uyu mujandarume yari amaze kwamaganwa n'imiryango itari ya leta yo mu Rwanda ndetse n'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa buri muntu PR, ndetse n'ikibazo cy'imyitwarire ye cyari cyaranaganiriweho mu nama y'abaminisitiri. Jean Ndindirimana ahisemo guhishira ibikorwa by'uyu mujandarume, afata icyemezo cyo kumwimura kimwe n'abandi bajandarume bari baragize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abaturage muri Kibuye. Bizumuremyi rero yasimbuwe na Komanda Haguma, agarurwa i Kigali, nyuma aza kwimurirwa ku Gisenyi, ajya gufatanya na Liyetona Koloneli Anatole Nsengiyumva gukomereza ubwicanyi muri Gisenyi. Raporo yo ku itariki ya 1 Nzeri 1992 yakozwe na gendarmerie ku byangijwe n'izi mvururu zo muri Kibuye, Gishyita na Rwamagana, yerekanye ko amazu 8 yatwitswe muri Rwamatamu tariki ya 28 Kanama 1992, kandi ko imiryango 500 y'abatutsi yari yarahungiye kuri paruwasi ya Mubuga muri komine Gishyita. Izi mpunzi z'abatutsi zari zigitinya gusubira mu ngo zabo kuko bavugaga ko nibagerayo abahutu bongera bakabatera bakabatwikira cyangwa bakabica. Iyi raporo yagezeho ishyira icyaha ku bahohotewe, ibyandika muri aya magambo ngo mu by'ukuri biragaragara ko aba batutsi batagishaka kubana n'abahutu. Imiryango 5 iharaniraga uburenganzira bwa muntu yo mu Rwanda yitwaga ADL, AVP, ARDO, Kanyarwanda na Ricredor yashoboye kujya muri prefecture Kibuye muri icyo gihe. Iyo miryango yagaragaje ko ubwo bwicanyi bwari ku ntera iri hejuru. Bageze kuri paruwasi ya Mubuga n'iya Kibingo no ku biro bya komine Rwamatamu, bahasanga abatutsi bari barahungiye barenga 5,000 bahunze, mu gihe abajandarume bari bavuze ko hari abantu batarenze 500 gusa. Aba bantu bari babayeho mu buzima bubi cyane nk'uko iyo miryango yabisanze. Raporo yakozwe n'iyi miryango ivuga ko abayobozi ba komine na prefecture ntacyo bakoze kugira ngo bahagarike ubwicanyi n'ihohoterwa cyangwa se ngo bakurikirane n'ababikoze. Aho guhangayikishwa n'umutekano w'abahohotewe, yaba Prefet Kayishema Clement wayoboraga Kibuye, baba abashinzwe umutekano cyangwa se abayobozi ba komine, aba bose bahatiye abatutsi gusubira mu ngo mu gihe nta ngamba zihamye bari bafashe zo kubungabungira umutekano, cyane cyane ko amazu menshi yari yarasenywe ndi agasahurwa. Iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yatangajwe cyane no kubona abajandarume n'abasirikare barashakiraga ba nyirabayazana b'ihohoterwa mu batutsi. Batangaje amazina ya bamwe mu batutsi bafashwe n'abayobozi kandi bari bafungiye ahantu hatazwi, bakavugamo witwa Innocent Gasasira, Sebushoki, Mugambira, Kanamugire na Ngirinshuti. Iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu kandi yatangaje ko ubwicanyi bwabereye ku Kibuye busa n'ubwakozwe mu tundi duce tw'igihugu nka Kibirira, Mutara, Nasho, Bigogwe, Murambi, Bugesera na Mbogo. Bashimangiye ko muri utwo duce twose ubwicanyi bwakozwe buhagarikiwe n'abayobozi mu bya politike na gisirikare, kandi gendarmerie ntigira ikibikoraho, kenshi n'abajandarume nabo bakaba bafitemo uruhare. Iyi miryango yashoje raporo yayo isaba ubushinjacyaha guta muri yombi no gutanga ibihano by'intangarugero ku bayobozi bari babiri inyuma. Abo basabiye gukurikiranwa n'aba bakurikira ku rwego rw'igihugu bavugaga Emmanuel Bagambiki wari Prefet wa Cyangugu, bashinjaga no kuba yari yarakoze ubwicanyi mu Bugesera igihe ari Prefet wa Kigali Ngari, Faustin Sekagina wari Sous-Prefet wa Kanazi i Nyamata igihe ubwicanyi bwaberaga mu Bugesera, Fidel Rwambuka wari burugumestre wa komine Kanzenze, nawe akaba ari no muri komite nkuru ya MRND wagize uruhare nawe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu Bugesera muri 1992. Bavugaga Jean Baptiste Gatete wari burugumestre wa komine Murambi muri Prefecture ya Byumba, bakavuga Juvenal Kajerijeri wayoboraga komine ya Mukingo muri Ruhengeri, bakavuga na Ferdinand Nahimana wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'itangazamakuru Orenfor. Iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu nyarwanda yatangaje ko kugarura amahoro muri Kibuye
bidashoboka mu gihe abahagarikiye izi mvururu n'abaziteje bagumishijwe mu myanya yabo, harimo Perefe Kayishema na Burugumesitiri wa Gishyita Simawone Ntamatungiro. Aba bayobozi nta n'umwe wigeze akurikiranwa, barekeye mu myanya yabo kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, aho bavugwa cyane kuba barayigizemo uruhare. Muri 1992 n'umwaka wa 1993 komine ya Shyorongi muri Kigali naho Abatutsi barishwe. Ubwicanyi bukaba bwari buyobowe n'abayobozi ba MRND bari barangajwe imbere na Burugumesitiri Alexandre Hitimana. Uyu akaba ari we wakwirakwizaga imbunda n'amasasu kandi atwara abicanyi imodoka ya komine aherekejwe n'abasirikare n'abajandarume bari bambaye imyenda ya gisivili. Ku itariki ya 15 Ugushyingo 1992 muri iyi komine hagwa igitero cy'interahamwe n'impuzamugambi za MRND na CDR zari ziranganijwe imbere na bamwe mu bayobozi bakuru ba MRND barimo Depite Habimana Bonaventure wahoze ari umunyamabanga mukuru wa MRND, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Iterambere ry'Abaturage witwaga Faustin Munyazesa na Perefe wa Kigali Cosima Bizimungu. Interahamwe za Shyorongi zafashijwe n'izaturutse i Kigali, i Remera kandi zari ziyobowe na muramu wa Perezida Habyarimana witwaga Louise Ngirabatware. Muri iki gitero Abatutsi benshi barishwe, barimo abagore n'abana. Ikindi kandi amazu y'Abahutu bari mu mashyaka atavuga rumwe na leta n'ubutegetsi yarasahuwe, abantu barenga 500 basigaye batagira aho baba. Ubwicanyi bwasaga n'ubushyira mu bikorwa ibikubiye mu ijambo Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya ku itariki 22 Ugushyingo 1992 n'iry'umukuru w'igihugu Habyarimana yavuze ku itariki 15 z'ukwa 11 1992 rivugira mu Ruhengeri. Twibutse ko Mugesera yasabye ku mugaragaro gutsemba Abatutsi n'Abahutu yabonaga ko ari ibyitso bya FPR. Mugesera yavuze ati, kuki abo babyeyi bohereza abana babo ku rugamba rw'inkotanyi badafatwa ngo barimburwe? Kuki tudafata ngo turimbure ababaherekeza bose? Mu by'ukuri mutegereje ko bazaza bakaturimbura aritwe? Perezida Habyarimana yavuze ijambo nk'iryo mu Ruhengeri, yamagana amasezerano y'amahoro yarusha yateganyaga guhuza ingabo no kugarura amahoro mu Rwanda. Yatangaje ko igihe nikigera azahamagara interahamwe ze bakamanuka. Kumanuka byavugaga kwica. Ubu bwicanyi bwabereye muri komine Shyorongi bwaganiriweho mu nama yo ku rwego rwo hejuru rwa Etat Major, ni ukuvuga ubuyobozi bukuru bwa Gendarmerie y'u Rwanda, yabaye tariki 25 Ugushyingo 1992. Iyi nama yari iyobowe na Colonel Augustin Ndindirimana ubwe niryo peti yari afite, akaba yari umuyobozi mukuru wa Etat Major hamwe n'abofisiye b'abajandarume 14 bari bakomeye ari bo bakurikira: Major Paul Rwarakabije, Major François Muhirwa, Major Jean Marie Vianney Nzapfakumunsi, Komanda Pierre Claver Karangwa, Kapitene Leandre Ndererimana, Liyetona Bunani, Liyetona Jean de Dieu Mugabo, Suriyetona Mathias Nsabimana, Suriyetona Vuningoma, Adjudant Chef Mugiraneza, Adjudant Chef Wenceslas Nsanzabaganwa, Sekabera wari komanda wa Brigade ya Remera, Rudahunga wari komanda wa Brigade ya Gikondo na Sebazungu wari komanda wa Brigade ya Nyamirambo. Inama yemeje ko hakozwe ibikorwa byinshi by'urugomo n'ubwicanyi byakorewe abaturage b'Abatutsi kandi ko inzego z'umutekano zitakoreye hamwe mu kubirwanya cyangwa no gufata ababigizemo ngo bakurikiranwe. Inyandiko mvugo y'inama ivuga ko ubushinjacyaha bwa Kigali bwarekuye abantu bari bafashwe kubera uruhare bagize muri ubwicanyi. Yatanze amazina y'interahamwe ebyiri zikomeye, witwaga Joseph Setiba barushinzwe interahamwe zo muri komine ya Shyorongi na Katumba wayoboraga impuzamugambi za CDR mu mujyi wa Kigali. Iyi raporo ya Gendarmerie yavuze ko abantu bakoze ubwicanyi bafashwe ariko bahita barekurwa n'ubushinjacyaha. Iyi nyandiko mvugo yerekana ko inkomoko y'ubwicanyi bwakorewe muri komine Shyorongi ari urupfu rwa perezida w'urubyiruko rwa MRND wari warishwe ngo n'urubyiruko rwa MDR. Ibi bikaba ngo byaratumye interahamwe ziyegeranya zigamije kugaba igitero cyo kwihorera. Iyi nyandiko mvugo kandi iragaragaza ko ubwicanyi bwinshi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo bwakozwe n'interahamwe n'intagondwa z'impuzamugambi Gendarmerie y'igihugu ibihagarikiye. Ubwicanyi bwose bwakomeje kudahanwa na Gendarmerie kandi ariyo yari ifite mu nshingano mu gihe abakoze ibi byaha bari bazwi, niyo yari ifite inshingano zo kubakurikirana no kubahana. Iki kibazo cyakunze kuvugwa mu nama zaberaga muri Etat Major ya Gendarmerie ariko ntibigire icyo bitanga. Kuba inzego zo hejuru za Gendarmerie zitaragize icyo zikora kuri ubu bwicanyi ngo zihane zikurikirane abakoraga ubwicanyi kandi zirengere abaturage barenganaga, ni ikimenyetso cyerekana uruhare rwa Gendarmerie mu gutegura Jenoside n'ubwicanyi bwayibanjirije. Muri ubwo bwicanyi hafi ya bwose abayobozi b'ingabo ndetse n'abajandarume babigizemo uruhare, nk'uko byanagaragaye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishyaka rya MDR ku itariki 15 Mutarama 1993, ryavugaga ko Colonel Bagosora abyumvikanyeho na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita wahoze ari umuyobozi mukuru wungirije warushinzwe abakozi muri Gendarmerie ko bashyizeho gahunda yo gukora ubwicanyi muri Prefegitura ya Kibungo. Itangazo ryasohotse ribivuga mu buryo bukurikira, rivuga ngo ubu bamaze kuhagira imiborogo bafunga imihanda, ari nako bahohotera abantu
ari ugushaka intandaro yo kwica abatutsi n'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'iriri ku butegetsi. Uruhare rwa gendarmerie ni rurerure, ariko ikiboneka nuko gendarmerie y'u Rwanda kimwe n'izindi nzego mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside babifitemo uruhare runini cyane. Kurikirana ibindi biganiro byacu unabisangiza abandi.